inzoka niwe watwitse inzoka iki turimo kizabajwibura mwumirwe ubundi akumuriro cana umuriro uzura amavuta urebe hari ibiyoka bizavumbuka biranze byicwe n'icyumva inzoka yavumbuwe niki n'umuriro arangije ayikunkumurira he mu muriro amavuta dufite haleluya bagiye mu izina rya Yesu irageza kubitagura menagura rundura senya hari kandi ntiwakwinjira wese wakwinjira muri defense tawe n'akabazo Nubwo nongije bisaba ko abantu b'Imana binjira bakabona bino bintu noneho akabaga ni keza ntago bikunda hari ibihomo tinjiramo kuko byubatse so if you give your life God just it will be the difference of your life so ngo give your life to God and let him become the control of your life it means imaze kugera muri Kristo nabwo kontrola bwa buzima aho za nyenyeri zawe uzigaruye zongera kuba ziri protected uko ziri mu Mana second ugomba kwihana ibyaha byawe no gusaba imbabazi no kusaba kutazongera kubisuramo konde confess your sin and ask for forgiveness pray that you will never go back to do it ngo ntuzongera kubikora kuko uhisugira protection iri divine Yesereka amashimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano ku bumwe bw'abera ministries Imana y'amahoro ibaho umugisha basetse banezeze kiruta byose mubona ibyiza byose mwifuza mukiri muri iyi si ariko bijyanye no gukiranuka kw'Imana muse neza mushumba waharamutse cyane amahoro ahimbazwe cyane mukozi w'Imana mumeze neza ya ndashima Imana penda nezerewe ku bumwe bw'abera famille na amahoro mu rugo na amahoro ubuzima na amahoro ibindi bisigaye ni nk'iby'abandi bose yes ubukene ni rusange indwara ni rusange reka buriya nkubwire nta n'ikigerazo gishyashya kikiriho reka uruganda rwa Satani rwaruzuye rwarafunze ariko yazanye covid ejo bundi kiba gishyashya ubwa mbere umuntu yaba arwaye se ariko byose ni uko yaba arwaye abantu bose bakajya mu oya nuko mukiri bato hariho n'icyo bitaga ubushita bwishe abantu 50,000,000 uriya covid ntabwo yishe abantu benshi kimwe n'izindi ndwara zindi so rero byose nibisanzwe nta gihe batavuga nta gihe batavugwa nta gihe badakosa nta gihe batakoserezwa nta gihe utarwanywamo ibintu byose usanga byarahoze bibaho ubundi mu bahanga bo kwitegereza utangazwa n'ukoze neza ahubwo utangazwa n'umuntu ukoze nabi na I'm so sorry ahubwo utangazwa n'ukoze neza mu isi y'ababi icyo gitangaza cy'uyu munsi wa none ni ukubona umuntu ugira imbabazi mu gihugu mw'isi itagira impuhwe kandi ni keza ntabwo ntuzatangazwe nuko bakuvuga baguhimbira bakurwanya icyo ntabwo itangaza kirimo igitangaza no kuvuga neza mu isi yakuvuga nabi yego nukubwira ngo naho waba uri hasi sinzakoreka nigeze kubona agafoto rimwe iriya ntuze kiriya gisimba kitajya kizikuruka cyane akanyamasyo no bita gepard cyangwa se noneho yica nyina w'inkende akanamye agafata nyina akagira ngo nyina aracyari nzima akamye agafata kuri moye kandi byarangiye umuntu mwiza nubana nawe no mu gihe bakurambitse hasi yego ati nubwo bakuvuga ibyo sinzakureka mukubwo ati I'm so proud of you kandi no kuba mbana nawe cyane yego ariko ubundi mwisi nta ubugome si gitangaza gusa cyane ibisanzwe gitangaza no kubona umuntu kugira neza mu isi y'abagira nabi yego amahoro abane nawe kandi nawe muhorane usanzwe iteka amina Imana kandi muhimbaza nkuko hahandi bajya bahava bivuga yes kamusoza abantu barengereza ururaserazo mu majyepfo n'amajyaruguru intara ya gatatu y'abadisipura n'umujyi wa Kigali Imana y'amahoro ibaha umugisha tubaha ikaze abantu banga ko subscribe Imana y'amahoro ibishimire cyane ikiruta byose dushimiye abantu bagiye bakora comment mushumba nziza zitubwira go ahead zitubwira mwabikoze neza uyu munsi mwaduhaye iminota mikeya ariko turifuza yuko mwavuga kuri ibi nukuri Imana y'amahoro ibaho umugisha amen nshimiye kandi n'abantu badahwema guhamagara mushumba ku byo aba yasobanuye kugira ngo abashe kubafasha kugira ngo babashe kubohoka amen hari umugabo wavuze nubwo akoresha urundi rurimi hirya ku ruhande ntari buze kuvugira hano kuri kamera y'umwe bw'abera ministries aravuga ngo kubohoka ni nonaha
no gutera imbere ni nona. Reka tugakoresha ko konyine gusa. Tazankubita copyright y'ibihimbano. Niko ahubwo buri muntu agira inkoni yicumba hanyerera. Akagira n'urubingo ruzavunika ahubwo ngomba kumushyigikira. So rero byose ni danger de mort. Kandi nakubwiye ko buryo dutegera ku bintu bitatu. Amagambo tuvuga, yego, ibikorwa dukora, yego, n'igihe dutindana nabo, yego, no guha icyizere abatagikwiriye, no kubitsa ibanga batindi bamenye ibanga n'agacuma karyo. Imana ibadutsindire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Holy Alamea for Hallelujah. Aduhora icyo twavuze ko batwumviye ku kantu ushishitse nta bundi Nyarwanda bacu umugani ngiri gukunze rikugumamo. Burya ijambo ryagucitse ntukirigube cyangwa urigarura. Mama yancira umugani kera ngo utazi indengero y'umuyaga agira ngo utazi indengero y'umuyaga agira ngo umuyaga ni amagaju. Coach. So rero ni byiza ko abantu bagomba kumenya umva nshuti nkurikiye kumwe bwabera ntugatakaze igihe ugiye umuntu utagikwiriye kandi ntugahe icyizere umuntu utagikwiriye. Abatindi nk'abo batagira umutima ntukabahe icyizere kandi ikindi ntugakererezwe n'uwamaze kugerayo. Yawe mushu ubwo umva hari abantu bagezeyo banafata n'ibyabo ibyari biriyo barangiye baraza bicara mu nzira kugira ngo utajyayo ahubwo baze guhuza ibyawe n'ibyabo. Ni nk'abantu bajya guhinga bagahuza imirimo ukaburaho imbago yariri kutaheruka. Rero Imana mbese barakubise imizenzo akajya barenga hirya ese kwa data hari hetendeka rikasiza turahanga kubera iki ntugakerezwe n'abagezeyo. Bazakubeshya ngo urugo ni rubi ko bagezeyo nyamara n'ingo nziza bakubuze kwirongorera no kwishakira no kurongorwa wicara rero bibaza ngo uzaye ngo harapfuye. Ntugakangwe n'abagezeyo, ntugakerezwe n'abagezeyo. Kugira ngo nyamara ngo ntuziburayi ngo no haragoye wese kukihari. Jyaho nawe wumva uko bimeze n'aya madorari nawe ukuntu ajya agora kuyabona. Yego, ahubwo nusanga bimeze nabi uzagaruka ariko agaruka gukora iki sika bagiye batagarutse. Ariko wagiye ureka ntugakererezwe n'abagezeyo. Yes, kabashimire mushimire. Igihe cyo kwiga ngo igihe cyo kurongora kandi arimo arabyara abana uraho gusa. Ukazaba umusozi imyaka 30 n'ibyanwa yarabiteretse ibyanwa imyaka 30 kweli. Mfite favori wagira ngo ni ishyamba. Ngo aracyategereje Imana arashukwa n'abagezeyo ngo nimbere kada bagezeyo shabi gutanga. Yego. Ntugakangwe n'umuntu wagezeyo. Kora, shikama, senga, bihagarika kwiriza ubusa. Ntuzishinga umukire utunza rukururana yarayikuye mu isengesho uwo ntasubirayo. Ahubwo asenyera ngo Mana ndindira ikamyo mu izina rya Yesu. Abashoferi bagire neza agasenga y'abantu bagezeyo. Rero ngiye senga y'abagezeyo kandi ntaragerayo. Niyo mpamvu nta butayo nzasiba nta senga nzasenga mpaka nanjye ngize ibyo mbona winkerereza. Yego, gahunda ni ugukoresha amaviyoroji. Gahunda ni ugukubita ugashwiragiza ugashwanyaguza ukavunagura ugahirika ugasukuma ugasetereza ugaharatura ukarambika ukanomba imbaraga mbi zose mpaka ugeze ku cyo witosha. Haleluya. Ariko barawe niwo mugambi guhirika. Ntuzemere ko umuntu aguhirika azagera ubanza amazuru hasi. Abantu bihaye kuzimya inyenyeri z'abantu no kuzimya ubuzima bw'abantu no kubukandagira hejuru. Rega ntago turi ingaruka za Satani ngomba kurwanda bakubita. Okay, mushura koze cyane watanga igitambo cy'isengesho kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ngiye kuvuga n'iringi mba ndakubita imbaraga mbi ndazisukuma ndazihirika ndazimenagura ndazishwiragiza ndazishwatura ndazirambika ndazidiha ndazisekura ndazihonda ndazimanura. Umuntu wese watwaye inyenyeri yawe mu izina rya Yesu ndayimurutsa kugira ngo ugarure ubuzima bwawe. Shingira gira ubuzima in the name of Jesus. Amen. Isengesho wewe rirabashwiragije rwose. Abazima ariko bagiye ni abazima ariko n'abarozi n'abagome n'abagambanyi. Ese utwo ubundi ngiye nta n'impamvu yo kubita n'abagenti bose ba Satani. Abagenti ba Satani ndabumva. Abagenti bose bandi ni babandi bafite bahana na za frote atikana ko amubonye tumenye ko agiye kugira akazi chat umuhonde. Uyu munsi tugiye mu kantu ka gatanu ndi bukubwire karavuga ngo subiza umuriro kubawuzanye. Cyuta backfire. Mbese bakurashishije katyusha nawe nshaka urundi rubunda runini naho barasa. Ariko ruzanye na katyusha bari bazanye n'ubundi.
nuvuga ngo niba waranzaniye igitero cy'ubugome umunsi kibita backfire. So ni imbaraga zo kutuma turarwana tugarura inyenyeri z'abantu zazimye, ariko wemera ko zarazimye abandi barazibaguranira. Watangiye gukora akazi tujye tubyibuka, twabonye umwana bagurana umugore wapfuye, umwana wapfuye, abandi mugore baririye umwana bagiye kurya undi aramwimana ajye byibuka. Hari abantu bagwa, hari n'ahantu Bibiliya bavuze ngo nuko umwami Egiputa amaze gutwara amazabu yo mu rusengero ngo bigira inama yo gusimbuza izahabu imiringa. Hari abantu bamaze kuguranirwa imiringa izahabu yagiye kera, by'agaciro byaragiye. So bigomba kugaruka mu izina rya Yesu. Kuri uyu munsi wa kabiri bigomba kugaruka. Yego. Mushu, ejo na dusoza ngewe ntabwo navuze cyane ko nashaka kugira ngo dusobanurire neza buryo icyo umuntu yibwa inyenyeri, unatubwira ibintu bigera muri bitatu bikwereka yuko inyenyeri yawe ishobora kuba yaribwe. Ariko uyu munsi wa none ni ibintu bitatu, aho ni ibintu 10 twarabivuze. Noneho tugarukaho ku bintu bitatu. Icyo wakora kugira ngo utangire kugarura inyenyeri yawe. Nicyo navuze ngo icyo ukwiye gukora kugira ngo inyenyeri yongere shining. Ubwo rero turatangira ku cya 4 cya 5 tujye ku cya 4. Noneho icya 4 utarakigeraho Mushu, aba bantu bamaze kubona bya bintu bitatu yuko yenda batangiye gutera intambwe. Ni iki kintu babasha kugira ngo bakore kugira ngo bihuze n'ibi bintu maze inyenyeri yawe waramaze kubona ko ibintu bikuriho, ukabona ko bigukomereye, ukabona ko bigufashe, nta kindi kintu gikenerwa kindi kibaho usibye kuba ugomba kumenya imbaraga zikurinda, ukamenya nuko uzitwaramo. Nongere mbisubiremo, hari igihe umuntu tubivuga mukabifata nk'ukundi cyangwa mukabyumva nk'ibindi byose. Abagutwaye inyenyeri bakoresheje igitambo n'amaturo, nawe kugira ngo n'ibyo uzakorana ubyangu byemere, ibyo ugomba kuzageraho ntugomba kubikora, kandi ukicara ukabikora utuje, kuko abakoze ibyo bakoresheje imbaraga z'ituro ryabo. Nawe rero ugomba kubikora kugira ngo usenge ibyo bihome, cyane ko inyenyeri yazimye ni naho za kane zigira imbaraga. Ugasanga umuntu yarabuze. Nabwiye ngo Farawo cyambere hari ikiganiro cyatambutse ejo, nabwiye cyo bita umwuka wa Farawo. Babwira ukuntu Farawo azimye inyenyeri, yamenye ko mu Bisirayeli agiye kuvuka uzacungura Abisirayeli, ayicira abana mu matako. Ubwo rero ikintu kiba kigeze gikomeye ni uko ugomba kumenya neza ko uwo mwuka wa Farawo wica abana, buza iterambere, buza ikintu cyose. Rero kugira ngo ubikore nta kindi ni uko nawe umenya ngo ugomba kumenya neza ko ibyo batanze bagukorera gutyo ntuzi umubare wabyo. Ugomba gukora ikibisimbura byanga byakunda, ugahagarara ku gicaniro cyawe, abantu b'Imana bakagusengera, ukuzura imbaraga z'Imana. Nta bindi, ni ibyo ngibyo. Icyo ukabimenya kandi kiremereye, kuko barakuguraniye. Twabonye ko wari umwuka wo kugurana, twabibonye mu Burundi handi. Ninabwiyeho cyane. Noneho ikindi sinzi ushaka kumvuza cya 4 cyangwa yego nta kibazo, nicyo shaka kunsubiza noneho. Uburyo icyo yakora niyo amenye ko yaguraniwe, amenye yuko ibye byapfiriye hagati mu matako, cyangwa se byapfuye bigiye byageze mbese byabitangiye gututumba, ariko ubona amasezerano yatangiye kugaragara, ariko hahita haza umwuka wituniga. Umwuka wa Farawo uniga, umwuka wa Farawo uniga n'umwuka wa Ntuza wa Herode uhiga abana, akica. Umwuka wa Farawo uniga ubuza abantu kuvuka, ubabuza. Yabwiye ngo nimugende ngaho mugikina umutwara, bati ntago tumusiga abana. Uwo mwuka rugasanga baraguraniwe, nta kindi nuko babikoresha ituro, naho ngomba kubikoresha igitambo, ko niryo tegeko, nta bindi birebire. Ikindi ugakiranwa. Gusa hari impamvu 3 nongere ngusubiriremo, igitambo cyose udakijijwe uzakihorere, kuko intambwe ya mbere bivuga ngo gives life to God and him become the control of your life. Nuvuga ngo icyo uri bukore nta kindi, ugomba guha Imana ubuzima bwawe, warangiza Imana ikabikontorora ubuzima bwawe. Imana amaze gukizwa n'intambwe ngomba gutera ikomeye. Iya kabiri, confess your sins and ask forgiveness. Pray that I will not go backward. So umugaragaza tuzanabisubiramo. Nuvuga ngo ikintu cya mbere, ihana icyaha cyawe kandi wishinganishe kuzabisubiramo. Confess your sins and ask your forgiveness. Pray that you will never go back. Kutazongera gusubira muri ivyo bintu bidashoboka. Icyo rero kirimwe giha imbaraga cya gitambo watanze. Sinzi kunyumva mano. Nicyo giha imbaraga. Nibwo bazana ikamyo yuzuye amazahabu ntacyo byamara. Intambwe ya mbere ni ukwihana icyaha. Ndayivuga mu Cyongereza no mu Gifaransa, ndayivuga n'ubundi. Kibukeneye ko bivuga hose. Konda ikinyo kigezweho bihangane mu Gifaransa uzahura ubutaha, kivuga cyane bitera inyota kandi amazi manza yanashize.
ryashize haba harimo nyinshi ya maxa circonflexe ya maxa tegi sa grave maxa ari ibintu bikomeye bituma umuntu agira icyaka n'ubumvise numva icyaka kimfasha akanywa amazi ariko icyongereza uranyerera nta kikugora ndabona hirya hano bari guseka cyane nta kikugora bo iyo dutangiye kubohora icyambere twavuze kugira ngo icyo gitambo kigira imbaraga hari intambwe eshatu tugomba guterengagiza twavuze ngo give your life to God and let him become the control of your life. Nuvuga ngomba guha Imana ubuzima bwawe bwose ikari nayo ibugenzura. Icya kabiri ihane icyaha cyawe kandi usabe kubabarirwa no kwishinganisha kutazabisubiramo ukundi. Confess your sins and ask forgiveness. Pray that you will not go back to do it. Sumango wihana ari kuva kutazongera gusoma icyo kintu. Icya gatatu akavuga ngo reka amagambo y'Imana abari yugira imbaraga ijambo rya mbere. Aha turasobanura kureka amagambo y'Imana ukayaha umwanya wambara. Let the word of God be your priority. Priority. So it's okay. It's okay. All's well. Nuvuga ngo gerageza kumenya kwatura amagambo y'Imana. Yamwe turashize Imana iraturetse dupfuye dutyo bizarangira gute narayise ibyo bigambo ni ibya Satani si iby'Imana. Ugiva ngo Imana izanshoboza turi kumwe izandinda izanyambika zangaburira izantabara izankiza ubamwanzi wanjye we kunyishima hejuru ningwa nzabyuka kuko umwami Imana azantabara niho bituma amaso yanjye agakomera ugira andi magambo akomekera ngo mba nararabyo ntaza kwizera yuko amagambo kagira mu mutima wawe ubukene bwazo butitonde ejo bundi nari umufuka w'umuceri ntago wanshakujeho Satani akunda gutera byashizemo wireba muri kofu utazahamuka ahubwo ari bikofi wagiye ukora mu inshuro nyinshi zatambutse izo rero n'imbaraga zituma na cya gitambo cyawuzanye wanyumvise ariko yego abantu bajya birinde kujya bitiranya ibintu nubwo bazana ikamyo y'amazahabu kazana ikamyo y'amabuye ukazana icyo ukakora iki yewe nawe ubwawe ukitanga nawe ubwawe ugapfa nawe ubwawe ukagira gutana ibyatanga ariko iyo umaze kugira bino bintu bitatu nkubwiye niho igitambo kigira imbaraga muri wowe. Yes niho kigira imbaraga. Ndifuza ko ibintu bitatu mbisubiramo mu Kinyarwanda cy'umucyeza. Icya mbere ngo niba navuga ngo ubundi ngo niba ubonye bimwe mu bibazo twavuze ruguru ikintu cya mbere uri bukore icya mbere ugomba kwiha Imana guha Imana ubuzima bwawe kuko iyo umaze guha Imana ubuzima bwawe babacawi nibwo utangira kukuraho ya nyenyeri ukayibikana nawe muri wowe mu Mana bityo bigatuma Imana ikora ibitangaza. No kuvuga ngo icyo uri bukore ni ko ubuzima bukize mu Mana ntabwo uri buhungabane nta n'icyo uri bube nta n'ukuri bigenze ahubwo Imana iri bugutabara. Bivuga ngo give your life to God and let him become the control of your life. Bivuga ngo cyane iyo umaze kwinjira muri w'imbere ukamara kugenda b'imbere bwa buzima bwawe ukabushyira mu Mana ni naho ya nyenyeri nigaruka abarozi batazayibona. Icya kabiri twakibonye kuko abagushakira mu bantu bababwira aho uri ariko wagushakira mu Mana ntiyabasha ntabwo ahamenya ko ntagiye mwavuganiye kandi ntiwakwinjira wese wakwinjira muri defense tawe n'akabazo Ndwara ngo bisaba ko abantu b'Imana binjira bakabona bino bintu none akabaga ni keza nakwinjira rwose ntago bikunda hari ibihomo tinjiramo kuko byubatse so if you give your life God just it will be the difference of your life. So nvuga ngo give your life to God and let him become the control of your life. It means imaze kugera muri Kristo ni nabwo control bwa buzima aho za nyenyeri zawe uzigaruye zongera kuba ziri protected ko ziri mu Mana. Second ugomba kwihana ibyaha byawe no gusaba imbabazi no kusaba kutazongera kubisuramo konde. Confess your sin and ask for forgiveness. Pray that you will never go back to do it. Nango ntuzongera kubikora kuko ugiye uhisugira protection iri divine. Sikifaso ushaka se? Ndacyumva. Protection divine. Ariko mfa kutansa amazi. Protection divine.
divine ntago nishoboye nuvuga ngo divine protection nuvuga ngo icyo gihe uba umaze kurindwa mu buryo bw'Imana bukomeye tunasema ni ingome ya nguvu zake za Gioni z'ingororo rwose hiyo ni ya français ni protection divine so Kiswahili wanasema na nguvu za Mungu za Roho Mtakatifu so ni kulindwa na nguvu za Roho Mtakatifu Imana ishimwe cyane no kurindwa na mpwemu yera mpwemu mweranda twe ni mwuka w'ikinyarwanda ani mwuka wera mu kinyarwanda aka gatatu let the word of God be your priority. Oh, wow. Yeah. Keza. Let the word of God be your priority. My priority. Yeah. Wow. Laissez la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu. Cyangwa se la parole de Dieu igomba kuba ariyo priorite mu buzima bwawe so aho teacher uvuga ngo ndapfuye hoya ndabaho nzarya nzanywa nzambara nzicara neza nzagera kure nzashoboka baturapfitse simpfuye ntuzabyara ndabyara ahubwo batondeka ku murongo ntakazobona ndakabona byara ku buryo buri gihe uri wamuntu kubera postinze mu gitondo nakabonye kavuga ngo mushumba bari gasubiremo gake kabagawe n'ikiganiro sinyibutsaho kabyara kanejeje cyane kavuga ngo ntabwo nzemerera abantu yuko kujya musaza ariko kurane ko kuri nanjye ariko burage nta muntu njya nemerera ko akura ibyishimo mu mabaro yanteje sure karaka ahubwo reka ijambo ry'Imana ribe priority ribe inshingano rishinga ubuzima bwanjye nge muri gahunda zanjye ntakubeshye nta muntu n'umwe nshobora kwemerera ko muha ibyishimo akwiye mu kumbabaza sinshobora n'umusore uzanyita imbwa nkubwire ngo urakoze nge mbona ndi mwebyiri hari n'undi musaza wavuze ngo ahantu habika umubabaro n'ibyago n'ibindi n'ibigeragezo haruzuye ubu naraviduye umusaza yanshimishije haruzuye ngo barakuvugana ubwa mbere bamvuze se haruzuye ahubwo washizemo ijambo ry'Imana niryo ntekereza sinabwiye umuntu wambwiye amakuru y'umuntu wamvuze nkubwira ariko rero ndumva n'ibyumbwiye ari bike kuruta ibyo narinzi ntabwo uzi ko yagerageje ariko ndamukunda sinzigera nk'umwanya Satani n'abadayimoni be ntuzigera usora mu macunga yanjye yezeje umubaro wanteje ugomba kurya igitovu wateye iwawe ukarya oya no reka mbabwize ukuri nk'abantu b'Imana nakunze umugabo w'umwami witwa Hezekiya ngo yumvise ko na Senakeribu yamuteye shango yahise afunga amazi i Yerusalemu aravuga ngo nta mpamvu umwanzi yanywera amazi afunga inkike yaheza muri Yerusalemu aramukopera so urumva rero tureka amagambo y'Imana aba ya mbere muri twebwe kandi abadukurikiye umwe bw'abera ntabwo ari ubugome ni ukwirinda ntabwo uzahora uri victime y'ibintu by'abantu bose uciye hayihanaguza uciye akora uciye afata uciye wigira ukuntu ngo uriyoroshya ngo uritwara gake ngo no kati kubita dayimoni igendane n'abayizanye ubundi nta kumwe bw'abera tugomba kongeramo akantu kavuga ngo nta kubemberera Satani ariko ubundi ikintu cyambere twarabwa intego yacu rese ko twayivuze nta uzaduhagarara imbere ngatubuziyereko cyemera kandi uziyagomba gupfa tukareba Imana nta mpamvu yo gutinda aho hantu gatatu ntawe dushaka uzana iterabwoba mwiyereko ari we gihazi cyo ntubizi se ndabizi cyane ngo mbonye ngo ingabo ngo zuzuye umusozi kandi hagosize umuriro n'amahoro ntawe gicuruza bya ariko tunabacuruza igihe nkunda abacuruzi ngo ubucuruzi bwarahombye kandi bugacya barangura sha ntukishinga bagezeyo twagiye aka gatatu let your word of God be your priority so rikamagama n'iterabwoba ubwo rero ibyo ni ibintu bitatu ugomba gukora kugira ngo ugaruze inyenyeri yawe setu ibona hibikwa ikindi ni ibintu bitatu ugomba gukora kugira ngo wuzure n'Imana
kandi noneho ntibazongera gutwara ibyo kubera ko bamaze kubihuza n'Imana ishobora byose kujya muri Kristo. Ikintu rero cya kane turi buhereho twavuze point 3 biriya ni iby'ibanze. Afite imbaraga zo gusenga, uzasenga gute? Ikintu cya mbere, emerera, hamagara umuriro w'Imana wongere utume inyenyeri bijya ahagaragara. Kubita imbaraga zakurwanije, ohereza umuriro ku babizanye w'imbaraga z'umwuka wera, in the name of Jesus. Abyumvise? Niyo gahunda, nukureka umuriro w'umwuka wera akari bari uza kugenga ibyacu, waka ukaka barayitwikira ikazima, ugatwika ariko reka nkwereke ikintu cya mbere kigoye. Uzigura n'umuntu ngo yari yarakubuze kandi anafite nimero muri telefone, akazi bari bakugeneye ugashiduka bagahaye. Uranyibukije mushumba, muri tombora bamagara umuntu bakamubura agataha mutwara imodoka yaraye bateza yitunga mu buzima bwe. Ibyo byampaye uko ubuze umuntu ugenda telefone yakuzimiyeho cyangwa niki. Rero turagarura inyenyeri zanyu, turagarura business zanyu, turagarura ubuzima bwanyu. Reka umuriro w'Imana winjire utwike, in the name of Jesus. Fire, kubita umuriro ugaragara, uhereza kuri abo ngabo n'abazirega uzaho byanapfiriye. Nurangiza ugwiza imbaraga, uduhamagare tugusengera, uhagarare ku gicaniro, cyo gitambo cyo tukubwira icyo Imana ivuga. Buri gihe cyose iyo umuntu w'Imana ahuye n'ibimugerageza n'ibibazo, abazaho byapfire musho. Ibuka umwana w'umuhanuzi ari kumwe na Elisa, amubwira ati mbese yaguye he? Ati ni hariya. None se nyine ntiyera ngo ati cigiti ujugunyemo, cyitamusega ntabwo byagukundira. Hari ibintu bagomba kumenya. Bazaho byapfiriye, nibashwiragize mu izina rya Yesu. Bashwarature, bamenagure, baharature, bavume, batwike, bakubite, banige, bajwibure, bajwibaguze imbaraga mbi, bazishwiragize, bazivume, bazitumure, zitumuke mu izina rya Yesu. Kandi izo mbaraga turasi in the name of Jesus. Rakarira Satani ariko nta mishyikirano, nta kumwenyura, wimutereta, nta muntu murimo, ni dayimoni guhiga. Agutwe nyenyeri ntukamuha ukuboko, turakubita izo mbaraga mbi. Nuvuga ngo ikintu cya gatanu ngomba gukora, emerera umwuka wera w'Imana ugenda ukubite ku nyenyeri yongere yake. Abayifashe bazayirekura, bazashya barekura, bararekura. Inzoka nayo yararekuye mu muriro, itigwamo itishya, ntitumuzirengero ryayo. Bivuge neza kuko abenshi batazi ibiri. Ndikubwira abantu badukurikiye, umwuka wera niba wemerera akaza agatwika ibitufasha inyenyeri yabo, bizahwana na kwa kundi umugabo bajya bita Pawulo ageze ku kigwa cyitwa Merita. Inzoka ikimufata ku gikonjo, ishaka kwangiza kwakira kwe, akumumurira mu muriro, irashya. Reka nkubwire ibintu ubwo ncokoje kandi ari muri gahunda. Ubundi bahambiriye inkwi bashyiramo n'inzoka. Ubundi we yinjiyemo gute batareba? Twavuga n'iki ko yijyanyemo? Ari inkorana ziranzo. Ubwo n'iki ko wese bahambire batayireba? Barayirebaga. Bamaze gukora gutyo ngo arangije arahambura cana umuriro. Umva amakuru aryoshye. Umuriro yacanye niwe wavumbuye inzoka. Kandi umuriro wavumbuye inzoka niwe watwitse inzoka. Iki turimo kizabajwibura mwumirwe. Ubundi akumuriro, cana umuriro, uzura amavuta urebe. Hari ibiyoka bizavumbuka biranze byicwe n'icyumva. Inzoka yavumbuwe n'iki? N'umuriro. Arangije ayikunkumurira he? Mu muriro. Amavuta dufite. Haleluya. Bagiye mu izina rya Yesu. Yageza kubitagura, menagura, rundura senya. Hari ibintu tugomba kwicara tukavuga nta gutinya. Icya gatandatu tugiye kuganiriza abantu. Rwanya imbaraga za dayimoni kumonitaringa everywhere. Kugira ngo bagutware inyenyeri, hariho abadayimoni. Ubundi umuntu agira umwirukankaho, ariko uvuga ngo aciye aha. Noneho abadayimoni bashinzwe gukurikirana ibintu, ati aciye hagiye gucuruza. Umudayimoni usenya ubucuruza akaza yirukanka. Aciye hagiye gutereta inkumi ngo akore ubukwe, usenyeho akaza yirukanka. Ufite dayimoni ukumonitaringa ibyo ugiye gukora, ariko ntafite imbaraga yo gukora ibyo bintu byose. Kuko burya Satani yaradipolowinze. Uko uzi badipolowinga, kugera ku kagari, kugera ku mudugudu, kugera ku rugo, kugera kuri famiye, kugera ku bana, kugera ku matungo. Hari badipolowinze abadayimoni barwanya ibyo bintu. Ariko kabutindi, kabushunga, kabiterayo kuko n'umuntu azanapfa dayimoni ashya twikwe. Amonitaringa ubuzima bwawe, akurikirana ukuntu bayo, akurikiranya aho ujya naho werekera. Agiye guhura nk'urugero, hari umugabo wabyitse kanashaka, ati agiye guhura na wa mugabo, kandi uriya mugabo agiye guhura
azamugirira neza, aho kugira ngo ahure n'ayamugirire neza reka nzi inyenyeri zabo boye guhura ngo baganire, nta gushaka nka kubura pe. Kandi turi muri Kigali, ndaje buretse kubera iki ni dayimoni monitoringa ubuzima bwawe, ariko yagiye amenyesha ushinzwe kutaguhuza n'abandi, akabatandukanya. Sawa karukazi ubundi rega niyemeje kujya kuvuga ibyo mu kirere cy'abadayimoni n'ikazi kabo, ntibazanshobora minimum ndani ya Yesu. Ikizabanteza gusa ni bano bantu bavuga ngo nsengera batazi icyo twita ihame, ntabwo bazi guhagarara hishoka yaguye n'igiti. Oya, ntabwo ndavuga uko nkekorera wambabarira mu ntabwo nkavuze kandi nkavuga uko nguko giye ndakugurira amazi basi. Ndavuze ngo ikibazo kiba kiriho nuko ba bantu bashaka kubohora, ntibahagarara ku gicaniro cyabo, ntibahagarara no ku gitambo cyabo. Ntabwo babwira ngo ishoka yaguye, arahaza ariko nta gitari bujugunyemo, arahaza bwo ntashaka kuherekana ngo tujugunye. Aranahakwereka ahubwo ngo tujugunye matishwi, ntabwo cyaciwe nande, hagarara isaha aciye igiti. Yabwiwe wavuze ko intorezo yaguyemo, igiti atamba igitambo ajugunyamo irazamuka. Kwabaye gute? Ndagundafashe. Urakumvisa kare. Urakumvisa. So nukuvuga ngo icyo kintu maze kugikora kutuma tuganiramo hano. Nari mvuze ngo hariho dayimoni monitoring. Yego. Mu rubyaro, mu kazi, mu mudugudu, ahantu hose uzi uko inzego uravuga ngo dayimoni umonitoringa, unkurikira, unyirukankaho. Yego. Mu izina rya Yesu ndaguhumishije, ntukongere kumenya aho nca, ntukazongere kubona iterambere ryanjye, ntukazongere kubona akazi kanjye, ntukazongere kubona inshuti zanjye, ntukazongere kubona aho nkorera, ntukazongere kubona aho ngiye kujya. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, buri kintu cyose cyanjye ndagishinganira, ntukongere kubona n'imishinga yanjye. Oya, n'urugo rwanjye naho ndyama naho nice ntukambone, n'abana banjye byose nahanditse ngo evil monitoring. Yego. Powers assigned against my star, receive blindness in the name of Jesus. Hallelujah. Huma mbere y'abana banjye, huma mbere y'akazi kanjye, huma gukora ku monitoringa, agahamagara abandi badayimoni bashinzwe bya bikorwa. Yego. Barwanya abacuruzi, barwanya amacano, barwanya ingo, barwanya abana, barwanya iterambere, barwanya ingendo zo mu kirere, barwanya amaviza. Ati ni muze agiye kuyisaba kuko arakumonitoringa. So rero dayimoni ukumonitoringa nawe, huma mu izina rya Yesu Kristo. Shele my name for Hallelujah. Ibintu rero ku minota tuyirebe, ntabwo ushaka kurenza ibibiri. Ushobora kuvuga byinshi abantu babyumve hari simbizi. Dayimoni nahume. Yego. Nahume. Aka gatandatu rero akavuze. Nanzo gatandatu bavuga ngo evil monitoring powers are assigned against my star. Yego. Yiyemeje gusayininga, ati nzarwanya umuntu witwa kanaka. Ahume mu izina rya Yesu. Ahume. Agire gute? Ahume. Kuko abantu babyumve, dayimoni monitoringa nukurikirana ibintu byawe. Noneho yabe ikintu ugiye kujya gukora, agahamagara abadayimoni bandi bashinzwe kurwanya ibyo bintu babitorejwe. Yego. Kandi bagakoresha abantu nabo batuje gukora muri ubwo buryo. So rero ngo uwo monitoringa ahume, turamuhumisha kusenga Imana, kubaha Imana ibitambo ngo ahume atagize ikintu ageraho mu izina rya Yesu. Bashaka kira kakarindwi. Oya musho, kuko iminota yanjye 30 iruzuye. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi kwishimire. Icyo twabwira abantu nibahamagara inyenyeri yabo, twongere tuzatse mu izina rya Yesu Kristo, ariko bahagaze ku bitambo byabo. Kandi ikintu cya kabiri, bamaze kwibonaho bino bintu. Niba umuntu dukurikiye umaze kwibonaho bino bintu, inyenyeri yawe already barayizimije, kandi igomba kugaruka. Kuko igomba gusubira mu gitereko cyayo. Ubwo dushubije abantu mu kazi kabo, ni ukuri dushubije abantu mu mibereho yabo mu izina rya Yesu Kristo. Ariko hari kondisi. Yego. Twabonye shati ikintu cya mbere, guha Imana ubuzima bwa Imana ikabugenzura. Yego. Kabiri, kwihana icyaha no gusaba ko atongera kugisubiramo. Gatatu, kuvuga amagambo y'Imana muri bo. Izo ni fondation pillars eshatu, ibindi byose byubakirwaho. Yego. Twabonye icya kane, ko twari bitatu bya mbere. Icya kane twari twabonye
yuko agomba kohereza umuriro kugira inyenyeri yongere yake. Yego, umuriro w'umwuka wera akaba ari we yohereza mu bye. Ndasaba ko gukomera kwanjye gutuma inyenyeri yanjye yaka in the name of Jesus. Amen. The greatness. Hallelujah. Thank you so much. Murakoze cyane Nshuti. Imana ikurebe neza. Amen. Imana ikwishimire. Amen. Kubakiriza inzitanyeganyega. Amen. Guha umugisha. Amen. Uburyo n'ibumoso imbere n'inyuma hasi no hejuru. Amen. Kandi icyo wifuza cyose cyiza Imana ikiguhe. Yego. Ariko please menye kuko kwa inyenyeri yawe. Yego. Izina rya Yesu, shalom. Shalom shalom.